Mu karere ka Nyanza mu murenge wa Rwabicuma baravuga ko bagoye n'ikibazo cy'ibicanwa gikomeje kugaragara muri aka gace. Abatuye mu mudugudu wa Bisambu mu kagari ka Gacu baravuga ko ushobora kubona ibyo kurya ariko ukabura uko biteka kubera iki kibazo cy'ibicanwa, cyane ko banavuga ko mu murenge wabo haba ikibazo cy'amashyamba make, nabyo bikaba bimwe mu ntandaro ry'ibura ry'ibicanwa. Cy'ibicanwa ni ikibazo kituremereye, ushobora no kuburara ukabwirirwa kubera kubura inkwi. Ni nko kuba tudafite izo nkwi tukabura n'amakara. Turabona ko hano nta n'amashyamba menshi aba ahari, bituma kenshi na kenshi tubura inkwi, ukaba wabona n'inkwi ariko wabona ibyo kurya ariko ukabura inkwi. Yenda kose ibyo keretse abantu bashobora kuba bisobanukirwa kuko n'ubundi amakara y'inaha ngaha nta muturage wakinisha yagura ngo ayacane. Ayo makara ajya za Kigali no mu mujyi wa Nyanza. Baravuga ko iki ari ikibazo kibahangayikishije, ni mu gihe kandi abenshi muri bo bavuga ko ikitwa gaze batakizi, ariyo mpamvu bayoboka inzira yo gukoresha inkwi. Nubwo gaze rero nta nubwo tuyizi, nta nubwo ubona kwicana ntitwabimegeze, twagomba amahugurwa menshi. Ego subwo gaze abenshi nta nubwo bamenye uko bayicana yabatwika. Mbogamizi cyane ko nta nkatwe tujya guhinga, ntago wavuga ngo urateka ngo umwana azagire gute azabe ku ishuri ngo ararya, ntabwo bishoboka. Kubera iki kibazo gikomeje kugaragara muri aka gace, abaturage barasaba ko inzego zibishinzwe zafatanya mu gushaka igisubizo kirambye, basaba ko habaho igikorwa cyo kuborohereza kubona ibicanwa. Mwadukorera ubuvugizi wenda bakagira icyo badufasha no kuduha izo gaze, cyangwa tukabona n'ibindi twakifashisha ducana. Batwegereza hano kuko iyo wenda uvuze ngo ufite n'amafaranga ugiye kugura gaze, byava ukavana ukajya kubigega i Nyanza, ngahe baze kugira ngo uve mu murenge wa Rwabicuma ujye kugura gaze i Nyanza kugira ngo uzatekere uwo mwana arye. Mwagombye kutwegereza basi nk'akaduka gacuruza izo gaze. Turifuza ko zadusanga mu midugudu bakazitwereka, tukazireba, bakatubwira ibiciro, tukabasha kuba twazigura. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Gasore Jimmy yagaragaje ko guverinoma y'u Rwanda ikomeje gushaka uburyo bwo gukwirakwiza gaze mu buryo bungana kandi bwihuse, cyane cyane mu turere tutaragerwamo n'iyi serivisi, kugira ngo abaturage bose babone uburyo bwo kuyikoresha nta nkomyi. Urugendo rurerure cyane bajya gushaka gaze. Iki kibazo gishingiye ku miterere yo kuba gaze icuruzwa n'abikorera, abenshi muri bo banacuruza ibikomoka kuri peteroli. Aha turatahana umukoro wo gukorana n'urwego rwa RURA rugenzura ubu bucuruzi, rukareba amabwiriza rwashyiraho kugira ngo abacuruza gaze basabwe kuyigeza aho ikwiye kubigera hose. Iki kibazo cy'ibicanwa ni ikibazo gihangayikishije guverinoma y'u Rwanda n'abaturage muri rusange, kuko kugeza ubu mu Rwanda ingo 94% zigicana inkwi n'amakara, bikabiteza ibibazo ku kubungabunga ibidukikije. Imibare igaragaza ko mu ntara y'Amajyepfo 89% batekesha inkwi, ari naho hagaragara benshi bakoresha ubwo buryo, hagakurikira Amajyaruguru ari kuri 88%. Isimbe Martin, TV1.